Shani nziza kabisa. Ndikambwira. Icyo ushaka cyose uzambwire. Njye nemeje kugufasha kandi nzabihagararamo neza. Sibyo? Icyo uzansaba cyose. Ngira ngo imitungo yigarurire. Ibintu byoroshye cyane, sibyo? Kandi ndi hafi yawe umuvandimwe. Umva nk'umwuzure ishapu n'iki wasajijwe n'uwa muhungu. Umva cyane ubwo ngira inama icyo nakora. Urumva utamureka? Ntabwo nshobora kumureka ntabwo. Umva reka nkareke rero ikintu wakora. Kandi ni umuti urahita ukora. Umva wagiye kuvanga akabibi ko ufite nyine akaniveriseri umuhamagare. Numara kumuhamagara umubwira ati nyine ubu simuvugana se kuri telefone. Ubu muri inshuti bisanzwe biraho. No uzamubwira ko nifite birthday aze kugusura naza kugusura ubundi umugushe mu gitego umusindishe Busha. Ngo n'umusindishe muzaryama n'undabitende bazakwemera wanyu byo se nindagira. Ugenzwe hano muri urugo no kuza kunshukira umwana. Umwigisha imico mibi nk'iyo numvise uriho uvuga. Najyaga nkabona kirirwa gakomanga naho kumika kaje kwigisha agasaro imico imeze gutyo n'undi munsi ntagurukira mu rugo sinzongera kubonamo umuntu aba yarirereye umwana akamuha uburere bwarangiza ukajya buza gukomanga buza guhindura umwana n'asoni genda ese amamizi bi cyane mwose umwana arakomeza ubwo wowe nshaka nyota ndabona nawe icyo kibazo ntacyo ikibazo ufite abandi bari ko nta rundi kubona ntaganira mu nzira biri kuza sibyo ntacyo dusangire dusangire kibazo biragenda nta kibazo Sister. Avite. Makuru. Ndabona bambaye neza kabisa. Nagashakoshi keza. Nakameze neza. Ntabwo karenze cyane. Kameze neza cyane ndabibona. Uri kwerekeza he? Ngira ariko gatebo. Ubona uri gutembera umeze neza cyane. Oya ntabwo ari cyane. Ni nziza. Koko Ari nziza cyane ko ndabizi ko ari nziza kabisa. oya. Ntabwo biba birenze. Ayasha ni nziza kabisa. Ibi ni ibiki koko bimbayeho koko ubu se ndabigenza gute? Telefone yanjye barayitwaye, amafaranga yanjye barayitwaye, bag yanjye barayitwaye, ubu se koko biragenda bite? Mana we. Mana, kuko ni ibiki bimbayeho? Oh sister bite kuri kurira wawe. Wabaye iki sister? Baranyibye. Bandi bakwibye. Ntago mbazi. Burana akari birabisambo duhe byirukana. Ntago mbizi ubwo nibo. Mana we, ndabigenza gute se? Ubusuna byirukanga nkabifata we. Ntago mbizi. Yewe.
gute koko byagiye ni ukuri umva byarenze nushaka ubyihorera ubuse koko mwana yanjye nta mafaranga barayatwaye nta telefoni nta ubuse kuko ndataha gute mbese sister iwanyu ni kure ku buryo bisaba gutega Ni kure cyane bisaba guteka. ok none reka nguhe itike nta kibazo umitike nguhe itike ahangaha kugezayo se urakoze cyane nta kibazo kandi ukomeze kwihangana mu rugo naho imbere nta kibazo tuzongera tubonane urakoze cyane urakoze byatanga sa ngaho gera mu rugo kandi ukomeze wihanganire Alô? Isso. Sawa. Bimeze neza. Ndahari ariko singaruka mu rugo. Ngaruka mu rugo gukora iki kweri? Imitunguzi wariye watwaye. Ariko iki? Kuki ngomba kugaruka ariko imitungo isigaye urabizi ntago nayikurekera ntago nakurekera imitungo isigaye ngomba kuza tugapasura nta bintu byo kuvuga ngo ngenda kurekera imitungo urabizi imitungo ya mbere warayitwaye n'uburyo wamfashe nabi ngeza naho mfata umwanzuro wo kugenda kwibana ukumva okay nzagaruka ariko imitungo isigaye tugomba kwigabana kandi nta bintu byinshi tugomba kuvugana urabizi nta kibazo ngomba kugaruka ariko imitungo yose ntabwo nayikurekera ntabwo nakurekera imitungo yose ngo uyirye uyimare sawa umaze guta umutwe uriya musakuza nande ko numva uri kumena umutwe ngiye gatsinzi iriya mitungo tugomba kuyigabana umukritasi yari imitungo baduhaye yose rero irayimara none se nyuma yo kuva mu rugo ukaza ugatangira ubuzima hano kandi ubona ko wibashije icyo ushaka gukora cyose wakigeraho mu gaterenge n'ibishake bibi intambara umukritasi mu gatsinzi ngomba guhangana nawe hasi hejuru kandi Montana reka mbwire wowe icyo ushaka cyose uzambwire njye nemeje kugufasha kandi nzabihagararamo neza sibyo icyo uzansaba cyose ngira ngo imitungo yigarurire ni ibintu byoroshye cyane sibyo kandi ndi hafi yawe umuvandimwe ko bikwege uri inshuti nziza kabisa we humura akaye ntugire ubwoba ibi bintu ugomba kubimfasha cyane naho ubundi hano se kutasonzera turakora sonza gutya nicyo kibanza karibu 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 iwacu uyu ni umukiriya wanjye no muri karitsiye turaturanye
Okay. Ibyiza kubona nawe. Ahubwo se ubu ntimukwiye gufata akanya mukaganira ariko bimeze ubwo noneho turasubira kandi ya gahunda yigira ihame sibyo? sawa ose n'amakuruza asiko dusubitana duteguje none se kuba ngusuye ntabwo utaguje hari ikibazo turaturanye turabakiriya njyewe nifuje ko gusura kugira ngo tuganire kubanza ukamumagara akwitegura ugasanga urana guteki ubwo usanga ntahari byakunda icya mbere si uko kuba nabusanze ntabwo ari ikibazo nejejwe no kuba mbonye kumva umutima wanjye umerewe cyane mvuga ntabwo mfite nshaka kubona yego ndagukunda urankunda ariko muri aka kanya urumva ari ibintu utakakwiye guhita uvuga wenda ukazafite n'ikindi gihe ariko muri aka kanya ndumva ari ibintu byaba byihuse cyane kubera iki ndabona ari ibintu byihuse cyane ko nta gihe kinini gishize tumenyanye uyu njye ntabwo ariko mbifata ko bwa mbere nkitubona cyagiye nza kuguteza imbere nakubonye numva mvuye mu byanjye sinkubeshye nyemereye wareka tugakunda kandi ndakwinginze niba bishoboka oya ntabwo ndi tayari ko nahita nkubwira ko twakundana twasa nkaho tubireka tukazakundana ikindi gihe ariko aka kanya wapi ntabwo nahita mbyemera aka kanya so wapi ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka none se niba bidashoboka hasi tukaba inshuti zisanzwe inshuti nta kibazo kuko n'ubusanzwe turi inshuti urabizi ntazanye ukaneza imbere kandi turi inshuti nta kibazo uje hari ahantu nari ngiye kujya ubu nanjye munitegura ngiye kugenda urabona amasaha yaragiye sinzi ko wazagaruka n'ikindi nta kibazo tukaganira afite umwanya nta kibazo reka njyewe tuzongera Esa, wajya kugora. Oya nta kibazo. Ko nshaka kuba ahantu ndangira. Nyine ni butike ucuruza miti. Ucuruza miti, si abantu benshi bacuruza miti babina. Nyine ntabwo ari migufi ntabwo ari miremire. Ngo ni imibiri yombi. Umutipe mugufi y'ukuntu ubyibushye ucuruza miti. Ati yarajye ushaka kugenda mwakwerekana kumeza hano. uzi ukuntu kugira hano byanduhije cyane birumvikana umva naje nyoboza ntabwo nari inzira ubwo urumva sha byabaye ibibazo bikomeye cyane ariko ndabyishimiye kuba mubonye kuba mageze ubwo wamenye ni byiza cyane kuba utayobye ndabyishimiye cyane nyine cyari kinzanye nyine no kureba ndagushimira cyane nyine waramfashije sinzi ukuntu nari gutaha nta bintu barabitwaye ushobora wagize neza nta kibazo biriya se biriya nta kibazo gusa wakoze neza cyane ndagushimira ubyumve nyine ndagushimira ko byagenze neza nta kibazo ukaba warageze mu rugo amahoro ngeze mu rugo amahoro ariko iyo utaba buriya ntabwo nari kubona ngera mu rugo ntacyo usubira ko ari ibintu byoroshye biriya gufashanya si ko ari byo bya mbere uhuye n'umuntu mu nzira ugasanga yahuye n'ikibazo ugomba kumufasha ahantu habonye gute se ahangaha nyine nayoboje nyine ndavuga ahangaha wahabonye
ari mu rugo ntabwo nyine nta kibazo ndabona bifresh ntabwo uyu munsi twatetse twakiriye nta kibazo ariko ntacyo ubutaha tuzabikora nta kibazo ntabwo nshonje si burya wa munsi duhura buriya hari ukuntu byagenze nyine nyine naragukunze tu nyine nta kibazo nanjye kuba naje gushakisha hano nyine narakwishimiye nanjye ko twakundana nta kibazo nta kibazo kirimo uri umuntu mwiza cyane uwa twakundana nta kibazo nta kibazo Gasa, umva mubera ndi kukoresha yabwi siri makuru akomanda yanjye se wayibu amago uri ku cyane nari nahirutse kugusura waravuze ni ukuri maze waranyetse cyasoko kwanga waranyetse kwanga gusa mukuru y'imitsi amakuru yanjye ni mabi byagenze bite sina nijoro nawe nkuvugishije numva utishimye nazi ukuntu uri kuvuga niyo mpamvu nisenza kukureba nyine urabyumva amaze iminsi ntishimye sha habaye iki se noneho ugasa wabaye cyangwa ndamuntana Montana usigaye ukunda Montana cyane hano yanjye nase niwe wakushije amahoro iyi gushamba uziko ntakibona n'ibitotsi nawe umva se Montana uriya muhungu koko urumva waramwihebeye urumva umushaka cyane ukuntu nkuzi umvura umuntu uri shapu iki wasajijwe n'uriya muhungu umva cyane ahubwo ngira inama y'icyo nakora urumva utamureka ntabwo nshobora kumureka namupfa umva reka nkwerekere ikintu wakora kandi ni umuti urahita ukora umva wagiye gupanga akabindi ufite nyine akaniveriseri umuhamagare numara kumuhamagara umubwira ati nyine ubu simuvugana se kuri telefone ubu muri inshuti bisanzwe biraho no uzamubwira ngo nyifite birthday aze kugusura naza kugusura ubundi umugushe mu mutego umusindishe busha ngo numusindisha muzaryama n'undi agutera bazakwemera wanyu ibyo se nindahira niba wumva we waramusariye utamuva uzakore uwo muti ngiye kubikora nimugoroba ndabikora urahita ubikora yego umva se ureka uzabitegure neza nyine umwicisha ubwenge ubundi naza ujye umubwira ko abandi bari buze umusindisha bakamujyana umva ntukigire umwana ukuze wanyu wowe iriya gahunda ugomba kwikora kandi ukayikora neza by'ibanga byawe utazazaniramo abandi bantu ukareba se ukuntu bitabira ugomba kubikora witonze gasa urazi se mba wako asigaye ari mu bidahira gasa n'amakuru iheruye ahubwo ntabwo imvura mvuga neza yananiye n'iwabo yabaye ikirara yabaye ikirumbo mureke yabaye ikirumbo reka agakobwa kenshi yinzira ikirumbo ni wowe ugenzwa hano muri uru rugo no kuza kunshukira umwana umwigisha imico mibi nk'iyo numvise uriho uvuga burya najyaga nkabona kirirwa agakomanga naho kumbi kaba kaje kwigisha agasaro imico imeze gutyo urabona ukuntu kaza kikomangisha kaza kumbwira umwana kamubwira ubugambo n'undi munsi mpagurukira mu rugo sinzongera kubonamo umuntu aba yarirereye umwana akamuha uburere bwarangiza ukajya buza bukomanga buza guhindura umwana ntasoni genda gusa n'ibirawe gasaro umwana wanjye bariya abana b'abakobwa mbona bakugira inama zimeze kuriya wiyibagije ko se yakusigiye akakuntana uri umwana mutoya nkakurera ukaba ubaye inkumi none ndabona batangiye kuguhindura bakugira igihomora nk'uko nabo mbona birirwa birukanka bameze nk'amayibo abandi ari indaya ziraho uri kunyumva ubu ngubu mfite misiyo yo kujya mu ntara
nzamara ibyumweru 2 ariho nkorera uri kunyumva uzamenye urugo kandi wa mwana we utekereze neza bari abana ntibazaguhindure ubonye ukuntu nkabwira kagasohoka kirukanka wabibonye gasa uzaba umukobwa muzima kandi wihesha agaciro urumva jya umenya ko ari igihe nawe tubana muri uru rugo kandi tugomba kumenya ubuzima bwacu kandi utagomba kunkoza isoni nkuko so yazimpojeje. Mama ibyo mbwiye ndabyumvise ariko pe nkundura umuhungu ndamukunda pe ubwo sinzi ukuntu nzabigenza nzagerageza uko ubishaka mbikore umwana ntabwo nzagukoza isoni mama. Gasa reka njye muri shambure kuba nshaka ibintu pakinga ariko nizere ko ibyo nakubwiye wabyumvise mwana wanjye ubishyire ku nkingi z'umutima wawe. ariko mama nawe aransetsa pe ubu se koko numva namureka ntabwo bishoboka ahubwo nagende mbonye rugari kumva mamara. Halo Monta wiriwe amakuru se sha nimugoroba mfite anniversaire numvaga nshaka ko waza ukamfasha kwishima birashoboka? Okay, murakoze ndabategereje nko mu masaha moya wihangane nibura uhagere nka saa 11 kugira ngo mfashe kwitegura. Sawa merci. igihe ntagereye aha ngaha ukumbona n'abandi bantu bari baza bimeze bityo. ihangane bigiye kuza Nta kibazo. dusangire ariko Cheers. Amakuru ni meza biragenda nta kibazo. Akazi kenshi nyine urabona ngiye menyere ko ndi kumwe n'abantu benshi cyane nyine niyo mpamvu kubona nyine mba nabategereje kugira baze nyine dusirebure ikirori cyawe tugitwike. Ase utangwa imizibi cyane mwasubira mu ntara ariko nageze gute ubwo wowe nshaka nyota ndabona nawe ufite icyo kibazo. ntacyo ikibazo ufite abandi bari ko nta rundi kubona ntaganira mu nzira bari kuza sibyo ntacyo dusangire dusangire. Nta kibazo biragenda nta kibazo. ndananiwe cyane
nonese tunakuvumbukira arandukira nta kibazo ikibazo nta kibazo tugenda njya kwegana bukira ngo bisubire wongera nta kibazo kugeza